nahoze ndi umupolisi kuva mu mwaka wa 2010 kugera mu mwaka wa 2023. Amafaranga 2,000 byonyine niyo yageraga kuri konti yanjye. 2 yego mu kwezi. 2 mu kwezi. Bagenzi banjye bari aho ngaho baratambuka babahitamo, bambwiye ati wowe ugomba kwicara, ubufasha tuzaguha tuzabuguhera hano mu gihugu. Namanitse akaboko mvuga ko mfite ikibazo nshaka kubaza. Baranyakira, umuyobozi ndamubwira ukuntu bari bansezeranyije umwaka ushize, mubwira ko bari bansezeranyije ko nanjye hari ubufasha bazampa. None umwaka urashize ntabwo mbonye, amahirwe agarutse nanone barongeye barampagaritse. Kandi mu by'ukuri akazi ko mu gihugu naragakoraga. Byansabye gufata ibitabo, nafashe Bibiliya, mfata n'igitabo bita Intambara Ikomeye. Ndagenda ndamanuka nicara hasi, hari jaride ireba inyuma ku nzu twararagamo, hari amatara amurika cyane ku buryo umuntu ashobora kuhicara akaba yasoma n'ibitabo. Ndakeka kubona abantu abapolisi 2 bafite imbunda n'ipingu, umwe aturuka iburyo undi aturuka ibumoso. Barambwira bati rero siwe Modeste ni cyane, bati kuri office za General Headquarter barakudutumye ngo witabe uze wumve icyo bakubwira. Mu by'ukuri muri aho hantu nta n'imbunda zigerayo, imbunda zigarukira kuri gate yinjiramo, ariko icyo gihe bwo baraje bansangamo imbere. Bati yadutesheje umutwe, atubona yadusakurishije, ageze hano ariyorobeka. Bati ahubwo mudufashe mu muduterera igishinge acururuke. Baganga bati abantu dutera inshinge ntabwo ari gutya baba bameze. Nafashe ibikoresho byanjye ndabifunga neza mu gikapu, nambara uniform, kiri igikapu ku mugongo, nsohoka muri Police Headquarter Kacyiru, ngenda n'amaguru, manuka ku Kinamba, nzamuka kuri Yamaha, ndagenda njya muri gare n'imodoka. Kuva ku itariki 2 z'ukwa mbere muri 2021, kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi niwe ukinshumbikiye. Twese afande wacu ni His Excellency Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ntabwo nshobora gutinyuka kujya imbere ya kamera gutya ntabaza, mbizi neza ko mfite amakosa. Burya nubwo umuntu yasara hari ibintu atinya, rero ni